Mu makuru yerekeranye n'uburezi, Minisiteri y'Uburezi irakangurira ababyeyi guhindura imyumvire ku bijyanye n'imyigire ndetse n'imyigishirize y'ururimi rw'ikinyarwanda mu mashuri. Ibi rero biravugwa mu gihe hari impungenge ko ikinyarwanda kibangamiwe n'indimi z'amahanga. Kwizera John Patrick. Amasaka atetse barategura bagashyiramo umuntu bakayita Hani mu ishuri Mount Carmel School aho abanyeshuri barimo kwiga ururimi rw'ikinyarwanda biga ikibonezamvugo, amagambo atandukanye akoreshwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. N'ikinyarwanda abana bavuga ko bakunda kubera ko hariho amagambo menshi atandukanye baba badasobanukiwe, ariko kubera kuyiga bayamenya. Aho bamenya amagambo atandukanye nk'isekuru, ahanga mu mujyi wa Kigali usanga hariho abatazi amagambo nk'aya ngaya icyo asobanuye, urusyo, ingasire, ari yose ni amagambo abana baba bari hano mu mujyi wa Kigali baba batazi, ariko kubera kwiga ururimi rw'ikinyarwanda barayamenya. Umuco nyarwanda uri kugenda ubura, ariko bidufasha yuko tuwusigasira. Arongera icyo bizamfasha ningera mu zabukuru, bizamfasha gusobanurira abuzukuru banjye, abana banjye n'abazankomokaho. Muri 2012 nibwo Minisiteri y'Uburezi yatangije gahunda yo kwigisha mu Kinyarwanda guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Umunyeshuri agatangira kwiga mu zindi ndimi mpuzamahanga ageze mu mwaka wa 4. Gusa kuva iyi gahunda yemejwe muri 2012, ibigo byinshi birimo ibyigenga byakomeje gahunda yo kwigisha mu zindi ndimi z'amahanga. Mukantamaka Janvier ni umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza kigenga cya Mount Carmel School, avuga ku mpamvu zituma ibigo by'amashuri bikomeza kwigisha mu ndimi z'amahanga kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Mu rundi ruhande hajya hagaragara imbogamizi mu buryo bujyanye na competition cyangwa competition n'ibihugu duturanye. Murabona turi muri East African Community, ni byiza ko abana bamenya neza ururimi rw'icyongereza kugira ngo bazabashe kujya ku isoko ry'umurimo bitabagoye. Mu buryo bwo gusoza neza icyiciro cy'amashuri abanza, amasomo atanakorwa, icyongereza, science, social studies, byose bikorwa mu rurimi rw'icyongereza. Uretse ikinyarwanda nicyo gikorwa nyine mu rurimi rw'ikinyarwanda. Urumva rero ni byiza ko abana babasha kuvuga neza no kumva ibyo basoma mu rurimi rw'icyongereza. Ku rundi ruhande ababyeyi basanga kuba abana babo batamenya neza ikinyarwanda bamwe mu babyeyi babigiramo uruhare. Ibi ngo biterwa no kutamenya agaciro k'ururimi gakondo. Ababyeyi si benshi cyane, ariko hari uruhare rumwe ababyeyi babigiramo, kuko bumva ko indimi z'amahanga arizo zafasha abana babo gutera imbere cyangwa kugira gute. Ariko by'umwihariko yemba numva ababyeyi bakagombye kugira inyigisho y'umwihariko nabo ubwabo bakumva ko ururimi rwabo rutagomba gutakara. Ndabona ko ari ubutamenya indimi z'amahanga, uraziga ukazimenya, ariko ikinyarwanda iyo utakigishije umwana akiri hasi biramugora. Iki gihe rero turi mu Rwanda twese rwacu rw'ikinyarwanda, tugomba kwigisha abana bacu ururimi rwacu. Ni nacyo cyubahiro n'iryo shema ryacu nk'abanyarwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Isaac Munyakazi we avuga ko Minisiteri y'Uburezi yatangije gahunda yo kwigisha mu Kinyarwanda uhereye mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza mu rwego rwo gusigasira ururimi gakondo, kuko ariho ubumenyi umwana agira bushingira. Ibintu asaba ababyeyi kubyumva neza. Ni imyumvire igomba guhinduka. Navuze ko burya kwigisha umwana mu rurimi kavukire binamufasha ya transition kuva muri rwa rurimi yinjira mu rundi. Imyaka rero y'umwana ugeze mu mwaka wa 4 primary, mwaka wa 4 ubanza, burya iyo unamwinjije mu rurimi mpuzamahanga arwiga neza kurenza iyo watangiye kurumwigisha akiri muri ya myaka akeneye kujya mu rugo ngo abone abo aruganiriza. Ni nayo mpamvu iyo myumvire inanagaragaza ko ibyo ngibyo ari ukwibeshya, kuko n'abana biga mu mashuri ya leta batangira biga mu rurimi kavukire kugeza mu mwaka wa 3. Ibyo bizamini nabyo iyo bageze mu mwaka wa 6 barabikora. Umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye avuga ko hashize ibyumweru 2 Minisiteri y'Uburezi yongeye kwibutsa ibigo by'amashuri abanza byaba ibya leta n'ibyigenga kubahiriza aya mabwiriza yo kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda, akemeza ko imfashanyanyigisho zihari zo gufasha abarezi. Kwizera John Patrick, Kigali.
Arakoze rero mugenzi wacu Kwizera John Patrick tukivuga kuri amakuru yerekeranye n'uburezi turi kumwe na Professor Niyomugabo Spiriye. Bwana Spiriye wabutwumva neza? Ndabumva neza rwose. None watubwira se nk'impuguke mu burezi kwigisha mu rurimi rw'ikinyarwanda umwana utangiye amashuri abanza, ese mubivugaho iki kwireme ry'uburezi? Mu by'ukuri niryo shingira ahubwo ry'ireme ry'uburezi, ariko ntabwo tugomba guhera mu mashuri gusa, tugomba guhera mu ishuri ry'ibanze. Ishuri ry'ibanze ni mu rugo aho umwana avuka, kuko ururimi rw'ikinyarwanda ni ururimi gakondo, ni ururimi kavukire, ni ururimi ndetse urebye mu ndimi zose zo ku isi bita ururimi rwa mama, ni ukuvuga ururimi rutanga agashyuhe nk'uko umubyeyi aho umwana. Urwo rurimi rero rutangira mu muryango, noneho akarwigamwo ubumenyi, akanarwigamo n'uburere. Ibyo byombi iyo ubihuje nabyo bizatanga uburezi. Ni ukuvuga rero ko yageze mu mashuri abanza, rwa rurimi ruba igisaso, ruba mbese nk'ikiryamo cy'ubundi bumenyi buzakurikiraho, ari ubumenyi bw'imibare, ari ubumenyi bwo kubara, kwandika, gusoma, ndetse n'indimi z'amahanga ziyongeraho twita indimi za kabiri cyangwa zishobora no kuza zikurikirana ari ebyiri eshatu enye. Yo yarangije neza kugira icyo kiryamo cy'ubwo bumenyi bw'ibanze, icyo kiryamo hari indimi zishobora kuza biroroha, kuko buriya mu mahame y'ibanze ni uko indimi zose hari aho zihurira mu myubakire yazo, uko zisobetse mu by'ukuri zirasa. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri iyo umwana yarangije kumenya neza kwandika ikinyarwanda nk'ururimi kavukire, si n'ikinyarwanda n'izindi ndimi aba zifite nk'indimi kavukire, ariko aha mu Rwanda avuga ikinyarwanda, akamenya uko amagambo agenda ashodekana, akamenya uko interuro zigenda zubakwa, ibyo ngibyo biragenda bikaba urukurikirane mu bwonko, noneho byaba urukurikirane mu bwonko bikishushanyamo, noneho nk'ururimi rundi yifuza kwiga rukaza rwarasanze ibyo byariyubatse. Iyo noneho rero atangiye kwiga ubumenyi ubu busanzwe bwo kubara, ubumenyi bwo kumenya ubumenyi bw'isi, amateka, kumenya ubumenyi ubwo bwose washaka, kubera ko bwa bumenyi bw'ibanze buba bwaraturutse mu muco, kuko buriya ururimi kavukire ni kimwe mu gihangano cya mbere, ni igihangano cya mbere cy'umuco. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri bwa bumenyi buza bugasanga byararangije kwitegura, ari mu myumvire, ari mu mitekerereze, noneho nuko umwana agenda akura, ari mu gihagararo, uko akura ku mubiri, uko akura mu mutima, agenda akurana rwa rurimi, noneho n'ubwenge uko bugenda bukura. Yamaze kumenya neza ururimi rwe kavukire, noneho rero bihita byoroha kuza gushyiraho indimi z'amahanga, bihita byoroha kuza gushyiraho ubundi bumenyi. Ibyo rero none watubwira se ushingiye kuri ibyo byose, Professor, ushingiye kuri ibyo byose, nukubera iki ababyeyi benshi batumva akamaro k'ibyo ngibyo, noneho bakashaka kwigisha abana babo indimi z'amahanga? Ntekereza yenda ko umuntu atabyirengagije nko mu Rwanda, nuko gahe kigeze kuba ururimi rw'ikinyarwanda rusa nkaho ruteshejwe agaciro mu gihe cy'amateka yacu yabayeho, cyane cyane ku gihe cy'ubukoloni, ku buryo kuvuga ikinyarwanda cyangwa kukiga byabaga bisuzuguritse. Ibyo rero hari abo bitari byavamo neza, hakeneye gusa ubukangurambaga gatoya, ndetse hakeneye yuko haba n'amashuri y'icyitegererezo yatangira mu by'ukuri neza, akigisha kuva nk'umwaka mashuri y'incuke, akigisha ndetse kugeza mu mwaka wa 3 nk'uko na leta y'u Rwanda ibiteganya, noneho nyuma hakazaza kwiga indimi z'amahanga, ndetse n'ubwa bumenyi bundi yatangiye kwiga imibare, kwiga ubumenyi bw'isi, kwiga ibidukikije, kwiga isuku, kwiga amateka. Ayo mashuri y'icyitegererezo yagaragaza neza ko bana bazamenya indimi z'amahanga neza, bazamenya ubumenyi, imibare, ubugenge n'ibindi neza kurusha wa wundi bazatangira kubidudubizamo mu rurimi atumva, nk'icyongereza, igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa ikirusiya cyangwa izindi, kuko bigera aho ngaho bikabura aho bifata. Cya kiryamo navuze aricyo rurimi kavukire nta cyabafite, ukuvuga ko bijya mu bwonko kugira ngo bijye mu tubati
tuba turi mu bwonko, ko mu bwonko bw'umuntu haba harimo utubati, noneho buri kintu cyose kikagenda kigira aho kijya. Ni ukuvuga rero ko ubwenge nyabwe, ubwenge buhita buza bujya mu kabati kubatswe n'ururimi kavukire katumye amenya ubumenyi bw'ibanze, ni ukuvuga uburere, noneho yamenya na bwa bumenyi yabivanga, bikaba ari byo bitanga uburezi, ndetse bwa burezi tuvuga bufite ireme ni naho bwubakirwa. Turabashimiye cyane Professor. Gutyo natwe turabashimiye cyane, twazongera tukamenya tukabiganiraho. Murakoze. Murakoze cyane Professor. Uyu rero akaba yari Professeur Niyomugabo Cyprien, akaba ari impuguke mu bigendanye n'uburezi.